mbahaye ikaze mwe mwese mudukurikirana. Uramubona hano ni mu rugo rw'umuhanzi Bobi Wine, ubwo indege helicopter yakomeje kuhisirisimba kugeza imufashe ubundi ihita imutwara, dore ko biri gutangazwa ko indege yaje gutwara uwahoze ari umuhanzi wari uhatanye mu matora na perezida wa cya gihugu cya Uganda Yuko Museveni yaje gutwarwa. Bikaba bivugwa ko yatwawe n'igisirikare cya Uganda kandi yatwawe kugeza na n'ubu hakaba hataramenyekana. Ni nyuma y'uko abashyigikiye uyu wahoze ari umuhanzi muri aya matora yarahatanyemo bagiye mu mihanda bakigaragambya bavuga ko bari kwamagana ibyavuye mu matora by'agateganyo byagaragazaga ko uwahoze ari perezida w'iki gihugu ari wongeye gutorerwa kuyobora iki gihugu. Bakaba baravugaga ko uwakabaye yatsinze aya matora ari Bobi Wine, mu gihe na Bobi Wine ubwe yabyitangarije akavuga ko abaturage b'igihugu cya Uganda ngo aribo bafite umwanzuro ku byavuye mu matora, ngo naho abandi bose ngo bari kugenda babeshya. Uyu Bobi Wine akaba yaramaze iminsi yose afungiwe iwe, dore ko atabashaga kuva iwe ngo agende, ibindi byose akaba yabikurikiranaga nk'uko n'abandi bose babikurikirana. Ubwo rero bikaba byaje kurangira abamushyigikiye bagiye mu mihanda barigaragambya, biza no kurangira bamwe banahasize ubuzima, dore ko ubwo twakoraga iyi nkuru hari kuvuga umubare w'abantu bagera muri 12 nibo bemezwaga n'inzego zishinzwe umutekano mu gihugu cya Uganda kuba bamaze gupfa bazize kuba baragiye kwigaragambya. Abenshi bakaba barahitanywe n'amasasu yagiye abaraswaho mu gihe babaga bari kwigaragambya mu mihanda yo mu gihugu cya Uganda, hariya mo hagati mu gihugu cya Uganda, cyane cyane mu mujyi wa Kampala nk'umurwa mukuru w'igihugu cya Uganda. Mwakoze kubana natwe, andi makuru ni mu mwanya muto uri imbere.